Nyiraburanga Devota n'umubyeyi ubana n'abana be bagera kuri 5 nawe numwe mu basenyewe inzu ye aha tumusanze ni naho inzu ye yari isanzwe yubatse. Nyagiye kubona mbona abayobozi baraje abantu barampamagaraho narindi mu mirimo ati inzu yawe dore baje kuyisenya. Inje nahise njyamo n'abana aho ubuyobozi hano hose bwari bwuzuye bamaze kuza nje nari mu nzu ati inzu tugiye kuyisenya ati nyira yari hehe ati yaba hari yaba dahari tugiye kuyisenya. Ubwo ngubwo abafundi baba bamaze kurira hejuru ku gisenge turi mu nzu. Ubwo umupolisi aba yambonye ko ndimo ati madamu uvamo ngandi ntabwo mvamo mu insenyere hejuru n'abana banje kuko ndi kubona n'undi ubuzima bwarangiye. Arambwira ati kugira ngo tukwereke yuko byose bishoboka waregitifu nuko tugiye guhera ku nzugi abandi bari hejuru tukagukuramo tukagufata tukanakujyana tukanagufunga. Abo nabashije kubona nabonyemo executive w'umurenge mbonamo noteri w'ubutaka abandi bose ntabwo nabashije kubamenya abandi nabonaga bagaragara cyane n'abapolisi hari n'abasirikare. Abasenyewe muri uyu mudugudu bose bari mu gahinda gakomeye ariko bakavuga ko bimwe mu byo bakeka ko bashobora kuba barazize ari uko batabashije kubona amafaranga ubuyobozi bwabakaga mbere yuko babasenyera. Gitifu w'umurenge yaramamagaye amamagara muri ubwo buryo ndamwita barambwira ngo rero kuba warubatse shaka amafaranga 150 ubundi nkure kubaka uture nk'abandi. Ndabwira ngo ayo mafaranga ntago nayabona ndamutakambira ndamwinginga na SMS nagiye mwohereza rwose arazibona akanga kunsubiza anakikajya nabivugira mu ruhame rw'abandi katanyine muri uwo mudugudu. Izi nzu ubuyobozi buri gusenya muri uyu mudugudu babwira abaturage ko ari uko bazubatse mu butaka bwa leta ndetse nta byangombwa bafite ariko nanone abaturage bakababazwa nuko nubundi hari izindi nzu ziri kubakwa ndetse izindi zikaba zaramaze no kuzura ariko ngo mu gusenya bakaba baragiye barobanura ibituma abaturage batuye muri uyu mudugudu bakomeza kuvuga ko ari akarengane bakorewe. Nanisa n'ubu ngubu tugiye nagenda ngakoreka aho bari kubaka kandi aho twese twubaka turubaka ahantu hatemewe ngo n'amategeko. Ikigaragara rero ni itotezwa ryo kubura ubushobozi bwa ruswa yakabaye yarahaye executive w'umurenge nashaka zanyishyiremo ndabivuze n'ubundi navukiye ahanga izi ntambara niko zihoraho kandi ndabizi neza ubu ngubu byanga bikunda nimumara kubitangaza baraza kumiga bazananyishyiramo mbaye nishinganishije icyo nzaba kandi byose birakorwa na executive w'umurenge. Njewe yansabye ruswa y'amafaranga yansabye 200,000 ndamubwira executive nje 100,000 sinabibona ati hatabonetse 200,000 ntagira nzu zayubaka. Bamwe mu baturage batuye muri uyu mudugudu ngo babanje kubabwira ko uyu mudugudu batuyemo impamvu bari kwimuramo bamwe mu baturage ari uko ngo baturiye hafi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ariko kuri ubu buyobozi butangaza ko uyu mudugudu nta bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bugeramo akaba ari nayo mpamvu abaturage bawutuye bari mu gihirahiro bibaza impamvu ki bamwe mu baturage bakomeje gusenyerwa inzu zabo. Aho kugira ngo basenyere umuntu umwe inzu zose ziri muri Muganza nibazisenye urumva zivemo umudugudu niba afite igikorwa remezo bashaka gukoreramo bagikoreremo ariko inzu zose bazisenye atari kuvuga ngo gufata leta abapolisi bakaza bagashyigikira abaturage ngo basenyere umuntu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Rwinkwavu asobanura impamvu yatumye basenya zimwe mu nzu ariko izindi zigasigara nyamara zose zubatse muri uyu mudugudu avuga ko nizasigaye mu minsi mike baratangira nazo kuzisenya. Nitwa Bagirirwamo Jafari ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Rwinkwavu. N'ubundi raporo ikigaragaza nuko dufitemo inzu zubatswe kandi zikubakwa nta byangombwa zifite ni igikorwa cyasubitswe ariko n'ubundi nizo zindi zigaragara muri raporo ziraza gukurwaho kubera yuko nazo zubatswe ku butaka bwa leta. Naho ku kigendanye no kuba abaturage bakomeje kumushinza kuba kunze kubaka amafaranga bita ruswa ibi byo yirinze kugira byinshi abitangazaho. Ayo makuru n'ubwa mbere nyumvishe. Ababivuga wakeka ko baba bishigikira iki wenda cyangwa se baba oya ntago namenye impamvu. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Musabyimana Jean Claude nawe yemeza ko iki kibazo cy'aba baturage bakimenye. Naho ku kibazo mwavuze cya Rwinkwavu nicyo kimaze igihe kirekire hari abaturage bahatuye turi mu nzego y'ikemura ku buryo ntekereza ko ntaho kizakomeza kuhaba ko icyo dushinzwe bizakemuka. Abaturage tubabwira iki? Abaturage mubabwire ko ikibazo cyabo ubu navuga ko kiri hafi
gukemuka. Uretse izi nzu basenye na bimwe mu bikoresho byari birimo, abaturage bavuga ko byagiye byangirika, ndetse kuri ubu bakavuga ko badafite aho kwerekeza abana babo, ndetse nabo ubwabo ntibafite aho kurambika umusaya. Akaba ari ikibazo basaba ko inzego zikwiye guhagurukira, dore ko ngo ubwo basenyaga izi nzu hari na bamwe mu baturage bafashe bagafunga, ndetse ngo bari barimo n'umwana uri mu kigero cy'imyaka 14. Kuri ubu abaturiye muri uyu mudugudu bakavuga ko bari mu gihirahiro. Umwana wanjye yitwaga Tete Eric, yari mu kigero cy'imyaka 14, yavuye ku isoko ari mu muhanda agenda asanga ibyabereye Muganza, bahita bamutwarira ko bari muri polisi arafunze. Umupolisi twahasanze yatubwiye ngo ubu none hatuvugana ninjye dufitanye ikibazo n'umwana, ngo ngiye kumukorera dosiye